ushobora kuba warigeze kumva ku bantu batandukanye ariko wowe ukananirwa ko batandukanye, kuko muri za filime babagaragaza mu buryo busa ndetse bakaba bari gukora ibikorwa bimeze kimwe. Abo ni abandi, ni ababudiste, abashawurini ndetse n'abamonka. Yego, ubaze muri filime nyinshi. Aba bose ni imiryango y'abantu banyura mu myitozo irenze ubwenge bwa muntu, ariko kandi bagafata amasomo akomeye yo kugera kuri buri kintu cyose binyuze mu gufata umwanya uhagije wo kwitekerezaho, meditation. Muri aba bose rero burya bivuga ko abamonka bagira imbaraga zidasanzwe, ariko se izi mbaraga kuko zibaho cyangwa ni ibikabyo by'abantu? Kuri inshuro ugiye kubona ukuri kuzuye. Uriteguye? Ngaho kora subscribe kugira ngo n'indi video yacu izakurikiriye ntizagucike rwose. Hano uzahasanga inkuru zigiye zitandukanye kandi zishishikaje. Icyo ndakikwijeje rwose. Tugiye kukwereka zimwe mu mbaraga zidasanzwe z'abamonka, ndetse niba hari amakuru baziho uraza gufata umwanzuro ku kuba ari ukuri cyangwa atari ukuri. Byose biraterwa nawe. Kugenda hejuru y'amazi. uretse gato banze wumve. Ese nawe wumvise abamonka bashobora kugendera hejuru y'amazi intera nini cyane? Menya ko atari wowe wenyine, gusa nubwo ibimenyetso bishingiye ku bushakashatsi biterekana ko bishoboka, ariko umumonka witwa Shi yabashije kugendera metero 125 hejuru y'amazi mu gace kitwa Changju mu gihugu cy'Ubushinwa. Icyakora si uyu wenyine, kuko hari n'abandi bamonka benshi bagiye babikora, nubwo bamwe bumva ari ibihuha. Icya kabiri, bagira imbaraga zidasanzwe mu mubiri wabo, cyangwa se imbaraga zidasanzwe mu mibiri w'umuntu. Hari ibyo bita Chan Buddhism. Hano umumonka akoresha umubiri we ibintu bibabaza umubiri cyane, ku buryo ari abantu bake cyane bashobora kubyihanganira. Akora ibikorwa bibabaza umubiri ku buryo bukomeye kugera naho abatakibasha kweguka kubera umunaniro. Ibi abamonka bizera ko ngo bifasha umuntu kugera mu buzima bushya binyuze mu gukura burundu ububabare mu byiyumviro bya muntu. Bemera ko umuntu yababajwe cyane ageraho ububabare bw'umubiri ntibube bikimuteye ubwoba rwose, kuko bavuga ko ikintu kibi cyane ari ubwoba. Burya rero ngo iyo umuntu wamaze gushira ubwoba wakora ikintu cyose ubusanzwe twita ko bidashoboka. Burya byose byicwa n'ubwoba, niko bo babyizera. Icya gatatu, abamonka bashobora kugumisha ubushyuhe bw'umubiri ahantu hamwe. Bivuga kugumisha hamwe ubushyuhe bw'umubiri aho waba uri hose. Ushobora kuba utabyumva neza ariko uraza gusobanukirwa. Gusa icya mbere wamenya ni uko abamonka benshi burya bibera mu misozi miremire ya Himalaya. Ahantu hahura ubukonje bukabije, ndetse urebye wavuga ko nta bushyuhe buhaba. Wakwibaza utese ahantu hakonje gutya ni gute umuntu usanzwe yahaba ubuzima bwe bwose nta kibazo afite na kimwe? Hagana mu 1980, umwari wo muri kaminuza na bagenzi bamufasha bafashe umwanzuro wo kujya muri iyo misozi miremire mu rwego rwo kuvumbura, kwiga ndetse no kwegeranya inzira n'uburyo bwose bakoreshwa kugira ngo abamonka babashe kumenyereza imibiri yabo guhorana ubushyuhe bumwe batitaye bagace kose baba barimo. Gusa icyo ukwiye kumenya hano ni uko abamonka nta miterere y'ikirere ishobora kubatera impungenge rwose. Ikindi ni uko bizera kubaho iteka ryose. Ushobora kumva ari ubusazi, kubera ko iyo bigeze ku kiremwa muntu ibijyanye no kudapfa bavuga ko bidashoboka rwose. Nawe ibyo urabizi. Icyakora iyi nkuru irakwereka ko kuba monka urupfu rwo ntago ari ibintu birenze. Bivuga ko ari ikintu bamaze gutsinda mu ibanga ryabo bihariye. Umumonka witwa Dashi Dorzo Itengilov bivuga ko yakabaye amaze imyaka 90 apfuye. Gusa icyaje gutangaza abantu ubwo hari hashize imyaka 75 muri 2005 bagiye gusura ikimeze nk'umurambo we basanga atarangirika na gato kandi nta kintu na kimwe bamusize.
Igitangaje kurushaho nuko murambo muri iyo myaka 75 ngo wajya gutakaza ibiro ubundi bikiyongera bikagaruka nk'uko bigenda ku bantu bazima. Bavuga ko uwo mumonka atapfuye ahubwo ubuzima bwe bwakomereje muri nirvana nk'uko ababudiste babyemera. Ikindi, koroshya umubiri mu buryo budasanzwe. Wumvise koroshya umubiri wagira ngo ni ukugira uruhu rworoshye, nyamara siko biri. Ahubwo turavuga uburyo umuntu yoroshya ku buryo anyura ku kantu gato ubundi ibiro by'umuntu bitakandagiraho, ndetse gukora ubundi bugenge busanzwe bugoranye. Ibi urebye mu mafilime ushobora kuba hari filime wabonye bimeze birimo, akaba yakiruka ku mugozi rwose yiruka cyane. Abamonka batangira imyitozo ngororamubiri bakiri bato cyane, kuko umwana w'umuhungu avuka ahita ajyanwa mu ishuri ry'abamonka ndetse akazakurirayo ubuzima bwe bwose abumara yitoza ibintu byose bibaho, yaba imirwanire, gukora imirimo inyuranye ndetse no gusenga. Ikindi nuko umuvuduko udasanzwe, abamonka bagira umuvuduko udasanzwe. Bya bindi tubona mu mafilime, buriya ntago ngo ari ibikabyo gusa, ahubwo niko bateye. Abamonka bazwiho kugira umuvuduko udasanzwe mu mirwanire, yaba gukoresha intwaro cyangwa umubiri wabo. Ikintu cyitwa umuvuduko ku bamonka ni inkingi ya kabiri y'ubuzima bwabo. Aba bavuga ko burya igihe gikomeye kandi kugira ngo ugendane n'igihe ugomba kugira umuvuduko udasanzwe. Ikindi, abamonka nta kintu na kimwe batinya. Aba bitewe n'uburibwe burenze urugero banyuramo, usanga ikintu cyitwa ubwoba kitarangwa n'umuryango wabo. Buri wese ahora yiteguye kwitangira abandi igihe cyose kandi amasaha yose, kabone niyo yaba azi ko agiye guhangana n'igihugu cyose, agenda afite umutima ukomeye kandi ushaka. Ikindi, ibyumviro bidasanzwe. Ubusanzwe ikiremwa muntu kizwiho kugira ibyumviro bitanu gusa, 5 senses. Icyakora abamonke si uko bameze, ahubwo bemera ko mu gihe utuje ugahama hamwe niyo waba usinziriye bitakubuza kureba ntibikubuze no kumva. Niyo mpamvu biba bigoranye gutungura umumonke, kuko niyo afunze amaso ahita yumva ibimuzengurutse byose. Abamonka kandi bazwiho kuba iyo bageze mu gihe cy'umubabaro ukomeye bamera nk'aho bavuye mu isi twebwe tubamo. Aba bafata akababaro kose bari kunyuramo bakakerekeza mu bwonko bwabo, maze umubiri bakawukoresha icyo bashaka cyose kuko nta bubabare baba bakiri kumva. Ibi byose babyiga guhera bakiri abana bato, bakanyuzwa mu myitozo yaba ikorerwa umubiri ndetse n'inyigisho zikomeye bahabwa kugira ngo zikomeze ubwonko bwabo. Ese ni iki kirimo muri ibi byose wumvisha ukumva kiragutangaje cyane? Ese wowe hari ibindi waba ubaziho? Byose urabitubwira muri comment. Gusa icyo nakubwira njye ubu ngubu nuko rwose wakora subscribe kugira ngo n'izindi video zacu ujye uzireba mu bambere. Ikindi nuko rwose bakomeza kugira ibihe byiza. Ciao.